Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi. Bavandimwe, nta kuntu amaraso y'ibimasa na za ruhaya ashobora kuvanaho ibyaha. Nicyo cyatumye igihe Kristo aje ku isi yavuze ati, ntiwanyuzwe n'ibitambo n'amaturo, ahubwo wampangiye umubiri. Ntiwashimishijwe n'ibitambo bitwikwa bihongerera ibyaha, nuko ndavuga nti dore ndaje, kuko ari njye uvugwa mu muzingo w'igitabo ngo nkore ugushaka kwawe dawe. Umva ko abanje kuvuga ati, ntiwanyuzwe cyangwa ngo ushimishwe n'amaturo n'ibitambo bitwikwa bihongerera ibyaha, nyamara biturwa uko biteganywa n'amategeko. Hanyuma akongera ati, dore ndaje ngo nkore ugushaka kwawe. Nuko yakuyeho uburyo bwa mbere bwo gutura, ashinga ubwa kabiri. Ni kubw'uko gushaka kandi twatagatifujwe n'ituro ry'umubiri wa Kristo ryabaye rimwe rizima. Iryo ni ijambo ry'Imana.